shiramatsiko ni shiramatsiko hamwe na Niyitegeka Graciane. Muribuka ko twaganiriye ku bijyanye n'umusoro mu gihe cy'abakoroni, twavuze byinshi. Uyu munsi rero nzanye undi musoro twigeze gukomozaho, ariko ntituve imuzi. Bamwe mukavuga muti Graciane urakabye. Nari ntarabona aho mbikura, ariko ubu noneho naje. Ni umusoro ku bagore benshi, muti se wabayeho cyangwa ni kabyankuba? Itegeko teka nomero 56 ryo kuwa 12 Ukuboza 1924 ryashyiragaho umusoro ku bagore benshi ku muntu wese w'umwirabura n'utari umunyarwanda cyangwa utuye mu rusisiro rwabugenewe. Ni ukuvuga buri mugabo wese yagombaga gutanga umusoro ku mugore wese atunze, ukuyemo umugore wa mbere, kuko icyo gihe abagabo bagiraga abagore benshi. Byari ugushyira rero ngo mu bikorwa nanone itegeko shingiro ry'ubukoroni ryo kuwa 18 Ukwakira 1908 ryategekaga ubuyobozi bwa gikoronize cyangwa bwa gikoroni gukora ibishoboka byose kugira ngo bukureho buhoro buhoro umuco wo gushaka abagore benshi. Byongeye kandi ngo na Kiliziya Gatolika yari ifite ingufu icyo gihe, yabonaga ko uwo muco wo gushaka abagore benshi ubangamiye kwamamara k'ubukirisitu, kandi ngo bakawufata nk'umuco wa kinyamaswa. Itekerezo rero cyo gushyiraho uwo musoro ngo kikaba kinariho mbere ku bw'Abadage, ko ariko Abadage nta ngufu bari barabishyizemo. Ubutegetsi bw'abakoroni ngo bwabonaga ko uwo muco wo gushaka abagore benshi ari ikimenyetso cy'ubukire. Abadage niko babyumvaga, ariko Ababiligi bo biza ari ibindi. Guhera rero mu mwaka wa 1931, muribuka ko uyu mwaka ari nabwo Musinga yaciriwe ishyanga, ndavuga za Shangugu, hashingiwe ku itegeko teka nomero 2 ryo kuwa 26 Ukuboza 1930. Umusore ku bagore benshi wabaye itegeko ku muntu wese ubafite. Itegeko igipimo cy'umusoro cyariyongeraga kuri buri mugore wiyongereyeho. Kuvuga iyo wabaga ufite uwa kabiri hari ayo bagucaga, wagira uwa gatatu bakaguca andi, kuwa kane bakaguca andi. Iyo nyongera rero yashingiraga ku bukungu n'iterambere rya buri karere. Wari ku mafaranga 13 muri teritwari ya Cyangugu, Gisenyi, Musha, Ruhengeri na Kabaya. Muri teritwari ya Kigali, Nyanza na Astrida hatangwaga amafaranga 10 mu 1931. Muri teritwari ya Gatsibo, Rukira na Byumba uwo musoro wari ku mafaranga 6. Mu nsisiro zo mu mujyi uwo musoro wageraga ku mafaranga 50. Yari menshi cyane. Mu mpera za manda, no kuvuga mu 1945, ikigereranyo cy'umusoro ngo cyageraga ku mafaranga 33 hafi muri teritwari zose uretse Kibungo wari ku mafaranga 20, Icyangugu hamwe ukaba kuri 22, ahandi kuri 40, no mu nsisiro aho wari ku mafaranga 65. Ubwo rero bari mu nsisiro nk'izahariya irutongo 65 ugize abagore babiri. Igihe cy'amasezerano yitwa y'indagizo, urugamba rwo guhashya ubuharike rwafashe indi sura hakurikijwe itegeko teka nomero 21 akarongo gahagaze 164 ryo kuwa 16 Gicurasi 1946, n'iteka ryo ku itariki ya 4 Mata 1950 yabuzaga burundu umuco w'ubuharike, ndetse ukanabuza abantu bafite abagore benshi kujya ahantu hamwe na hamwe hahurirwa n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo bahawe akato. Kuva mu 1950
umusoro w'ubuharike wajyaga kungana n'umusoro ngo w'umubiri. Uyu musoro mwigeze kubona mu gihe cyacu abagabo birukaga baje kubafata bavuye kuri komine. Muri 1951 ngo wari amafaranga 95 muri teritwari eshanu, 105 muri teritwari ya Cyangugu, 80 Ikibungo, 150 mu Nsisiro. Muri 1961 uwo musoro wari ku 160 muri teritwari enye, 175 ku Gisenyi, 160 mu Nsisiro. Kuva mu 1951 uwo musoro wari warazamutse ngo cyane mu turere tumwe na tumwe, ngo abafite abagore benshi bagombye kubirukana cyangwa se bakiyemeza kubana nabo, ariko bakabana nabo rwihishwa. Ikindi kiyongereyeho batemerewe kugera ahantu hateraniye abantu benshi, akabakoroni bazanye. Ngaho rero nibaze barebe noneho n'abatunze abasheri benshi cyangwa se babandi batendeka